Pi Core Team ifasha aba pioneers kuba babona Pi coin mu buryo budahenze, ari byo akenshi bihesha kuba izigomba kuba cryptocurrency iri digital, ndetse ikaba yayihesha n'ububasha bwo kuba yaba stable coin ku isi, kuko uburyo bwo kuyigeraho, uburyo bwo kuyimayininga buroroshye cyane gusumbya Bitcoin. Abantu benshi bakunze kwibaza ikibazo bavuga ati se ko Bitcoin bavuga ko isaba imashini nyinshi ndetse igasaba n'umuriro mwinshi kugira ngo ube wamayininga, ariko Pi Network yo ikagira ngo, cyangwa se ikabisaba kuba waba ufite telefone gusa kugira ngo ubashe kuba wayimayininga, cyangwa se wakora cyangwa wabona Pi ku munsi bitewe n'umuvuduko wa mining rate ugenderaho. Rero reka nkwe ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kwibanda kuri ibyo bintu bibiri, Pi Network ndetse na Bitcoin, itandukaniro ryayo ndetse n'uburyo buri coin yoherereza aba pioneers bayo, ni ukuvuga abanyamuryango bayo, kugira ngo babe babasha kuba bagera kuri iyo crypto runaka. Nk'uko tubizi twese, Bitcoin yaje mu bihumbi 2019 mu kwezi kwa mbere, naho Pi Network yaje muri 2019 ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Bitcoin yaje 2009 mu kwezi kwa mbere, nkaho Pi Network yaje ku itariki 14 z'ukwa gatatu 2019. Iyo ni interval ingana n'igihe cy'imyaka 10. Ese ni ukubera iki Pi Network yoherereje aba pioneers kuba babona Pi coin mu buryo bworoshye gusumbya ubwo Bitcoin aba pioneers bayo icyo gihe kugira ngo babe babona Bitcoin ubu ngubu, kandi icyo gihe cy'ibihumbi 2009 uburyo bwa internet cyangwa se uburyo bw'iterambere mu ikoranabuhanga ntabwo bwari bugezweho nk'uko twavuga mu 2019 uko byari bimeze. Nuza kuza kunkurikira ukagera ku musozi w'video, uraza kumenya impamvu y'ibyo ngibyo, uraza kuza gusobanukirwa neza, umenye n'impamvu Bitcoin igenda imanuka, umenye impamvu Pi Network igenda izamuka ndetse ikamanuka, umenye n'ibyo ngibyo byose. Rero hari impamvu ebyiri zituma Bitcoin isaba imashini zikomeye cyane kandi zifite umuriro mwinshi, mu gihe Pi Network cyangwa se Pi coin yo idasaba umuriro mwinshi, ahubwo yo isaba uburyo bwo kuba wakoresha telefone gusa kugira ngo ube wabasha kuyimayininga. Rero ubwo buryo ni uburyo bubiri bugiye butandukanye. Reka duhere ku mushinga wa Bitcoin. Twabonye ko waje mu bihumbi 2009 mu kwezi kwa mbere. Bitcoin uburyo ikorwamo rero hifashishijwe icyo twakwita proof of work cyangwa se POW. Bitcoin ikoresha algorithm yo guhatanira gukemura ibibazo by'imibare cyangwa se mu mathematics byitwa proof of work. Ushobora kwibaza ati se proof of work ni iki? Rero hari ibintu bisabwa. Ikintu cya mbere gisabwa ni imashini. Izi mashini zifashishwa n'aba miners zikomeye kandi zubatse neza kugira ngo zikemure ibibazo bigiye bitandukanye, aho twavuga nka ASIC machine. Kandi nanone Bitcoin ikenera umuvuduko mwinshi wa computation, aho imashini zigomba gukora trillions zibarura mu isegonda rimwe cyangwa se mu matsiyerisi make, kandi zikenera umuriro mwinshi cyane kuko izi mashini zikora amasaha 24 kuri 7, zikaba zikoresha ubushobozi bwinshi, aho
imashini imwe ikenera hagati ya wati 1000 kugera kuri wate 3500 kuri buri mashini imwe. Urumva ko ubu ni uburyo buhambaye kugera kuri aka kanya. Murazi neza ko tugendeye nko mu Rwanda, murazi neza ko umuriro wazamutse ku bantu bafite inganda. Rero uruganda rukoresha wate 1000 kugera ku 3500. Ndakeka ko mu Rwanda ku mashini, ku ruganda rumwe, uruganda rusohora product zirenga 500 ku munsi, nkeka ko rutakoresha wate 1000. Ahangaha kuri Bitcoin byasabaga kugira ngo ube wabona Bitcoin, byasabaga kuba waba ufite hagati ya wate 1000 ndetse na wate 3500. Bivuze yuko mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, kugira ngo ube wabona uburyo bwo kumayininga iyi Bitcoin ntibishoboka cyane. Bisaba kuba ufite iterambere rihambaye kandi ufite umuriro uhagije. Nkeka ko hano mu Rwanda baramutse hajemo uburyo bwo kuba bamayininga Bitcoin, nkeka yuko twese kugira ngo umuntu agwize Bitcoin 10 byasaba ko byibuze hari amezi runaka igihugu cyamara kidafite umuriro, kuko wate 1000 ni nyinshi. Urumva ko tubaze wenda tugiye muri range, wenda Bitcoin imwe ishobora kuba, cyangwa se imashini imwe imayininga Bitcoin ishobora kuba yatwara byibuze wate 2000. Kugira ngo ugwize uba ufite wenda mashini 10 izaza kuza gutwara wate, cyangwa se ushaka kumayininga Bitcoin 10 biraza kuza gutwara wate zigera ku 20,000. Nubura mayininga Bitcoin zigera nko ku 1000, uraza kumva ko uraza kuza kuba usabwa umuriro ugera muri wate 1000 byinshi cyane. Rero ubu buryo nibwo buryo bwo kumayiningamo Bitcoin kugeza n'aka kanya. Kumayininga Bitcoin baracyakunda. Murazi neza ko nk'uko uri kubibona kuri iyi video, reka nkureke ubanze uyumvirize wumve uburyo umwana w'umunyakenya, cyangwa se umwana w'umukire wo muri Kenya, uburyo yariwe, cyangwa se uburyo besitaye uburyo bwo kuba babona Bitcoin, hanyuma rero banashora amafaranga mu kwesitara ndetse no kuba bagura mashini. Hanyuma rero umwana w'umuzungu aza kumurya arenga miliyoni 100 z'amadolari. Reka nkureke ubanze ukurikire video, hanyuma rero turaza kugaruka tuvuga kuri Pi network, tunasoza kuri iyi Bitcoin. Nguko umaze kubibona, reka dukomereze kuri Bitcoin. Nta kintu gihambaye twavuga kuri Bitcoin. Ahangaha umvishe ko banavuzemo Pi network, bavuga uburyo byoroshye kuba wabona Pi network. Mwibutsa ko aba banyamakuru bose ubonye nabo bamayininga Pi network. DMD Jean Bosco igihe Open network yari yabaye, yagiye muri studio za Esk FM. Icyo gihe Uwera Jean Maurice wavugaga ibyo ngibyo nibwo yatangiye kumayininga Pi network. Reka dukomereze kuri Bitcoin tuyisoza tujya kuri Pi network. Bitcoin kandi yaje guhangana ku rwego rw'isi mu buryo bw'ishoramari, aho ugomba kuba ufite imbaraga nyinshi kurusha abantu. Bivuze yuko gutunga Bitcoin bisaba agatuza, bisaba imbaraga nyinshi, nk'uko twabibonye muri video, nk'uko twabibonye ahabanza, nk'uko twagiye tubisobanura. Niba hari aho utumvishe neza, wasubiza video inyuma, hanyuma rero ukayireba neza witonze. Kandi iyi Bitcoin ijya mu marushanwa akomeye y'ibizami, kuko uwabikoze mbere niwe uhembwa Bitcoin nyinshi, cyangwa se ubona block reward of Bitcoin. Ahangaha ni ikintu kimwe ihuriyeho na Pi network, kuko uwatumiye benshi abona nyinshi, ariko ntibivuze ko utaratumiye nawe abona
Pi network nyinshi. Rero mu buryo bw'icamake cyangwa se ku bw'izo mpamvu Bitcoin ikenera umuriro mwinshi kurusha ibihugu bimwe na bimwe, kuko nk'uko nabivuze haruguru ntabwo ibihugu biri mu nzira y'amajyambere byabasha kuba byakwigondera kuba byamayininga Bitcoin. Kubikora bisaba ishoramari rinini cyane, kuko hasabwa ibihumbi amagana by'amadolari. Nk'uko wabibonye muri iyi video, wabonye neza ko cyangwa se wabwiwe ko bisaba installation ikomeye cyane, bivuze ko bisaba amashanyarazi first, bigasaba location nini cyane, bigasaba guhora wicaye umayininga, ndetse bikanagusaba n'umuriro mwinshi cyane, ndetse n'imashini zifite imbaraga cyane, ndetse na internet yihuta ku muvuduko udasanzwe nk'uko wabikekaga. Rero ibyo bintu byose si uko ubibonera ubuntu, ahubwo bisaba amafaranga. Rero aya mafaranga ni amadolari menshi, nk'uko wabyumvishe, bashyiramo amadolari arenga ibihumbi 100. Ayo bakuyemo sinzi uko yanganaga, umwana w'umuzungu aza kwitwa. Rero uburyo bwa Pi network buratangaje, kuko Pi network ikorwamo mu buryo bwa Stellar Consensus Protocol, mu magambo y'impine ni SSP. Abantu benshi mukunze kumva bavuga ngo inama za Stellar. Ahangaha baba bashatse cyangwa se baba bashaka kugaruka ku mikoreshereze ya Pi network. Rero iyi Pi coin yo ntikoresha proof of work, ahubwo yo cyangwa se muri bya bindi twabonye hejuru, ikibazo cya matematike igufasha cyangwa se iguha kugira ngo ukemure, cyangwa se nta mashini ihambaye isabwa kugira ngo ube wamayininga iyi Pi network. Kuko na Airtel, imagine ya ufite waguze ibihumbi 20, nayo igufasha kuba wamayininga Pi network kandi mu buryo bworoshye cyane. Rero hari ukuntu Pi network nayo uburyo ikora. Pi network ikoresha icyo twise algoritme y'ubwumvikane cyangwa se consensus, aho abantu bose cyangwa se node bumvikana ku bijyanye n'ibikorwa byayo. Murazi neza ko mu minsi yashize Pi network yasohoye node ya 0.5 bya node. Iyi node ifite ibintu byinshi bisobanuye, kuko utemera ko agaciro ka GCV gashoboka ujye ugendera kuri iyi node, kuko iyi node ugiye mu ijanisha ushoboye gusanga ahangaha aho igere imaze gukuba node ya Bitcoin inshuro zirenga 180. Bivuze yuko agaciro ka GCV ibihumbi 314 159 birashoboka cyane kuri Pi network, kuko niba tuvuga yuko Bitcoin kugeza aka kanya iri ku bihumbi 90, kandi yari ifite node iri hasi ya Pi network inshuro 180. Ibi bivuze yuko Pi network izaba cryptocurrency igiye idasanzwe. Ngibutsa yuko kugira ngo Bitcoin igere ku bihumbi 90, murazi neza ko mu minsi yashize yageze no ku bihumbi 150, bitwaye imyaka 100, bitwaye imyaka 15, imyaka 16 hafi aho, kuko Bitcoin nk'uko twatangiye tubivuga yaje 2019. Pi network yo ikenera telefoni nishyirwamo, nikoreshwa, kandi ntago ikenera kuba yakoresha imashini cyangwa se internet zikora cyane. Mining ya Pi iri social contribution, uburyo bwo kwemeza ko uri umuntu mu buryo bwo gukora KYC, ndetse kandi hakazaho n'imbaraga z'ubufatanye, bya bindi tujya dukora ngo ni security cycle. Buriya nura muntu uri muri security cycle yawe, kwitabira kumayininga umunsi ku wundi
nabyo ni mu buryo Pi Network yihariyemo cyane gusumbya Bitcoin. Rero ni icyo usabwa kugira ngo umayininge iyi Bitcoin cyangwa se kugira ngo umayininge iyi Pi Network ni uko uyimayininga nyuma y'amasaha 24. Ibi ngibi si uko ndi kugira ngo nze mbigusubiremo cyangwa se mbikwibutse, kuko wowe uri kunkurikira ushobora kuba ubizi kundusha, kuko simaze igihe kinini muri uyu mushinga wacu wa Pi Network, ariko nanone simazemo igihe gitoya kuba nakuza nkakubwira ngo ugomba gukanda kuri buto ukamayininga. Oya, ahubwo ni uburyo turi kurebera hamwe uburyo Pi Network byoroshye cyangwa se yoherereje aba pioneers kuba bayigeraho gusumbya Pi Network. Iyi rero ni system igira uruhare rwawe mu mutekano w'urusobe rwa Pi Network. Pi Network yashingiwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugera kuri aka kanya natwe tutari twasobanukirwa nk'aba pioneers muri rusange. Gusa aba influencer bagenda baduhereza amakuru agiye atandukanye. Ikintu busabwa nuko uba ugomba kuyakurikira umunsi kundi kugira ngo umenye aho isi ya cryptocurrency by'umwihariko umushinga wacu wa Pi Network aho waba ugeze, kugira ngo hato utazasigara, kuko iyo ugiye muri Pi ecosystem ubonamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nahoze ndeba muri Pi ecosystem unyuze muri bwa buryo dukoreshamo twandikamo hey https /shengedofan, mbona barimo barasaba ko umuntu yakwikonegitinga kuri open mainnet. Bivuze yuko iyo ukanzeho bahita bakujyana kuri Mika. Iyi Mika nayo turaza kuza kuyivugaho muri video ziraza kuza gukurikiraho icyo ije kumara, ndetse n'icyo Mika ndetse na cryptocurrency ziri muri Mika ndetse n'agaciro kazo k'izo cryptocurrency zigiye zitandukanye. Dusoza rero ku musozo twavuga ko Pi Network ntitwara umuriro. Icyo ni icyambere, nicyo wakagombye kumenya, kuko waba ufitemo rimwe umuriro wose waba ufite smartphone birakorohera ko wamayininga. Telefone ipfa kuba iri kwaka kandi ufite utumega dukeya. Pi Network kandi nisaba imashini zihambaye, kuko nubwo waba ufite telefone ya Airtel, imagine ahangaha wamayininga Pi Network mu buryo bworoshye, kuko ushobora gukoresha Airtel, imagine cyangwa se ikosora. Izo nizo telefoni ntoya nkeka ko ziri muri uru Rwanda, kuko nizo telefoni zidafite fingerprint, izindi zose zifite fingerprint, kandi nazo telefoni zivamo battery. Rero izo ngizo nazo ku muntu yifite nawe wamayininga Pi Network bigakunda. Kandi ikindi nanone tutakwirengagiza nuko Pi Network ishobora kumayiningwa kuri telefoni usanzwe ukoresha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Si bisaba ko ukenera imashini. Muzi neza ko imashini ntago wayihamagaraho, ntago wayifashisha mu buzima busanzwe bwa buri munsi, nk'uko abahinzi bajya guhinga bakajyana telefoni zabo. Niko gasha Pi Network, cyangwa se niwo mwihariko wa Pi Network yazanye, cyangwa se Pi Core Team yahaye aba pioneers. Umutekano w'urusobe rwa Pi Network niwo uba ushingiye ku mashini zikomeye, siwo ushingiye ku mashini zikomeye, kuko ahubwo ushingiye ku mibare y'abantu, icyo bita trust graph. Kugeza kuri aka kanya Pi Network imaze kugira aba pioneers barenga miliyoni 100. Nicyo ipuwe cyangwa se iki gitekerezo cya gatatu cyavugaga tugana ku musozo, ko iyi Pi Network nayo idasaba imashini zikomeye.
ahubwo ishingiye ku mibare y'abantu, ni imibanire y'abantu bayikora umunsi ku wundi. Ndizera neza ko usobanukiwe uburyo Pi Network yorohereza aba pioneers kuba babona coin, ndetse wanasobanukiwe uburyo Bitcoin bigoye kuba wayibona mu buzima busanzwe bwawe bwa buri munsi, kuko bisaba kuba ufite imashini nyinshi, ufite umuriro, ndetse ufite na internet